umuntu utarajya gusura Mitsutsu arababaye ni umuntu ubabaye akibaza kugira ngo iyi sura yawe uba uri umuntu w'umusore mwiza muzima iyi sura yawe iveho yose iveho noneho n'ijisho ryagerera mu ngwa naryo ubu najisho rimwe najisho afite njye nagiyeyo mvayo narwaye nahahamutse njye manze niyame n'abantu umuntu nkajya kumva araje ari afashe kamera kambaye ikaze bakunze bacu mbasuhuze bifurize kugubwa neza muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. uyu munsi ngiye kuganira n'umwe mu bakobwa nimbara abakobwa bazwi hano kuri social media bamwita Jenny photographer. Jenny photographer. Meze neza? Shamba meze neza nuko izuba ari ryinshi. Izuba ni ryinshi cyane. Izuba rihari harya buri amafaranga araboneka cyangwa arabura? Amafaranga yarabuze cyane aho. Yego. Kandi turi muri sama. Sama ahubwo ni ibisazi. Ukunda kubona amafaranga mu bihe bihe? Nago wenda ngiye bitewe n'akazi kanjye ubu ngubu nyine turahari duke. Hari gukora akahe kazi? Ndafotora ndi photographe nyina filmi n'ibindi bitambangamiye. Ibyo ukora cyane ni ibihe? Photographe na film. Ku buryo mu bukwe biba bimeze neza cyane. Imana yanjye mba meze nkaho ubukwe wagira ngo n'ubwanjye nyine buriya iyo ufite akazi ko gufotora mu bukwe nkaho ubukwe aba ari ubwawe. Ibindi bitakubangamiye ni ibiki ukora? Ibiki? Ibindi bitakubangamiye wari uvuze? Ibindi bitambangamiye nko kubaka nko kuba umufundi naba n'umufundi ngiye buriya warabyiza se byo? Ntabwo nabyiza ariko nabikora nese bisaba kuba ibintu byose bisaba kubizi kuba mbizi bisaba kubizi ufite imbaraga zaterura igitafari. Ego mana ngiye igitafari ariko nakigigira jya umenyerega ko ndi umwana w'i Rwamagana ngiye ntabwo ndavukiye i Kigali. Umwana wo mu mata ntabwo ndo mu mata pe ndo mu bantu bahinga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ako n'inka turazigira. Se kuvuze nk'akahe kazi wigeze ukora gaciriritse kurusha utundi? Gaciriritse akazi nawe narakoze gaciriritse ubwo ni akahe k'akazi kose ngiye ndi kugakora mba numva kuri njye nta kibazo. Ariko nyine uko byagenda kose umuntu aba afite aho yavuye. Ngiye muri njyewe mu rugo nko mu rugo mba nko mu rugo nyine nyiri mu rugo nabumbye amatafari njye se n'iki nakoze njyewe byose arabikoze. Njye nabumbye amatafari uri kumva noroye inkwavu ni akazi nakoze pe. Ibyo byose rero ngiye ndi kubikora mba numva naribi kuko mba nzike imbere yanjye ari heza nese nze mwemero ngo nakuze ngo mu rugo ngo mbona ngo amata abana ego mana ngiye mu rugo nakuze nkora ndi n'umukozi ahubwo wanadanje. Ubu ngubu waje kuri social media nakubonye kuri social media ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane nabonye abakunzi batangiye kukuzanira impano ibishushanyo. Social media ziri kugutwara gute ziri kukwakira gute? Njyewe ikintu cya mbere cyo kuri social media ikintu cya mbere cy'umuntu agomba kwitwara neza ukagaragaza discipline ukanasenga nyine ukubaha n'abantu. Ariko ngiye ubu ngubu aho ngeze ntago ngeze ahantu hadanje ntago ngeze ahantu heza pe aho nshaka ntago ndahagera ariko nyine mfite icyizere cy'uko nzahagera. Ariko social media nyine ikintu cyo nabonye cyo ni n'uburyarya buhari n'ukuntu ryarya nanjye nkakuryarya tukabana muri iyo level nyine. Nukuvuga ngo system ni ukuryarya uzandyarya kuko nyama mfite abantu turyaryana ngiye nanabizi mbizi mvuga ngo uyu muntu gutya na gutya no guhura tukanasangira tugasekana ariko turyaryana. Wabwiye nese wabwiye n'iki ko abantu bakuryarya? Ako social media urazize? Social media ubu ngubu mu bantu bose wabonye aho kuri social media wabonye abenshi ari ukukuryarya 100% ni indyarya. Wanza baraguhemukiye ariko namwe b'abanyamakuru maze muri indyarya mwese simamu dushakaho nyine views no kujya murebe uko muramuka. None se akaba ari mpamvu ngo abantu bose ni indyarya? Ubuse we ntabwo ushaka kunumira indyarya nyine ushaka hari nk'abantu b'abanyamakuru batanize noneho bifata umuntu arifashe abonye umuntu w'umusazi sibyo umuntu n'umusazi uri kubibona ko ari umusazi ufashe kamera uyimutunze uraje umubaje nyine ibintu biterekeranye umubaje ibintu by'ubugoryi ubwo se nukugira ngo uramuke umwe ngaho uri kumwe nubwo yabana muzima kazavuzwa akaba muzima ubusanga nyine wowe uri indyarya muri wowe guture umuntu nyine ufite ikibazo runaka ukamujya imbere kugira ngo mukorane.
ese ubwo se uburyarya asubiza ko mujya mubikora Nta banyamakuru nubwo wenda utabikora ni abanyamakuru nzi wowe ntabwo ubikora ariko bene wanyu barabikora abanyamakuru ariko nzi batize benshi baba barize shange ndabazi batize kabisa akubanza baraguhemukiye ngiye mana abantu nyine ngiye baranyumije nta muntu ushaka ko undi muntu atera imbere ahubwo ni uko kimwe mudashaka ko dutera imbere abantu nibo ndi kubwiye kuki mudashaka ko dutera imbere Jenny arazamuka wenda yiboneye akazi wenda ka 200 sibyo akazi ka 200 ndakuramo amafaranga yo kwishyura inzu nkitaho uri kumva ari amafaranga menshi ariko niba nkabonye ubwo birakubabaje urarakaye kandi ngo ubwo turi n'inshuti ariko nagushaka iterambere ryanjye niyo mpamvu rero ngenza uzandyarya mbizi ko ndyarya nanjye ngo uryarye tubane muri uwo mujyo ese ninde muntu wagukoreye ikintu kibi kuvagera imihanda ngiye nanavutse nabi mbona naravutse nabi kubera iki ngiye usibye mama wanjye wenyine uri kumva n'inshuti zanjye wenda za hafi ariko abandi bo rwose baratuma mbaho nabi yego none se niba urugero niba wenda niba nshinze bizinesi ukaba ushaka kunsenya wowe ushaka kungambanira kugira ngo nongere nsubire handi navuye niba naravuye Rwamagana n'amaguru nkigerera i Kigali ubu ngubu nkaba nshobora kuba nakitegera moto nkaba nshobora kuba narya neza mbyiguriye kuko nagiye gufotora nkavunika nkaza nkabigura wowe ugatangira ukaza nko muri comment ukandika ngo Jenny nguri mubi ndabizi ko ndi mubi wibinyibutsa ndabizi ko nambaye neza mu mafaranga yanjye make mfite kwitaho kuko nawe ndi muntu uba wanyitaho kandi mfite na famille ngomba no kwitaho yego ibyo bintu ntabwo abantu rero babimenye rero bumva niba uzamutse ugomba kujya hasi rero niyo mpamvu nyine abantu akenshi ngiye nabwo mashaka kuba n'inshuti n'abantu bituma wiheba ibintu biba byaratumye twiheba ni byinshi ngo ukumva ngo waravutse nabi ngiye mba numva nyine sinzi nyine buriya ngo buri muntu wese hari impamvu avuka kandi iyo mpamvu nyine uba ugomba kuyicamo niba ari ukubabara ukababara niba ari amarira nyine ukajya uhora urira niba ari n'ibyishimo ukagira igihe cy'ibyishimo ariko nyine ino si iratonaniza isi birasi n'ikibazo ubwo abantu bayirimo nyine twebwe abantu turi inyamaswa turi babi ase kubabaye cyane we njye sinzi umuntu wigeze kumbaza ngo ubundi ufite imyaka ndamubwira ati njye imyaka yose mfite ariko kuva namenya ubwenge ngiye abantu narabatinya yego nicyo kintu kibi bagukoreye mu buzima ku buryo uvuga ati abantu ni babi abantu ni inyamaswa nk'uko ubivuga ikintu kibi byonyine no kuba wabwira umuntu ibibazo byawe ukaba waza ukamuririra ukamwereka agahinda ufite ugitandukana nawe umuntu nyine uwo niwe muntu ugitandukana nawe ugasanga ibyo bintu nyine bisanze imbere niba ngiye nkakubwira ngo wenda njye mfite ikibazo cy'inzara naburaye meze nabi nkakubwira ibintu byanjye byose nyine biri ku mutima wanjye kugira ngo basi ndohoke nubwo utanamfasha ukamumuriza ukambwira bizakunda gutya na gutya ariko uzi kubwira umuntu ikintu wumva umuntu ugitandukana n'umuntu ugasanga undi muntu arakizi kandi uri wenyine wabibwiye nyine ibyo bintu birababaza nisi kuma mbona ugaragara neza ugaragara nk'umuntu wishimye nta bukene bukugaragaraho ubwo wojya ugira agahinda nawe koko ku buryo wajya kuririra umuntu njye narababaye rega njye narababaye kandi binakomeye ariko ubu ngo ntabwo kibabaye njyewe cyangwa n'uburajye ujya ntabwo ibibazo byanjye birashira ariko kubera njyewe nizeye Imana n'abantu banjye tubana ba hafi nkunda yego mba mbona bizarangira ariko ibibazo byo umuntu naza kubeshya nujya ubona nanishimye nyine aba ari ukurenzaho yego kuko njye baragiye nyine hari ukuntu ubona nk'umuntu ukavuga nk'uriya muntu ubyibushye kuriya ntabwo inzara ntabwo ageshwa n'inzara ntabwo ajya buri biryo ugasanga ahubwo nyine kwa kwiha amahoro kwa kunyurwa n'ibyo ufite dukeya ufite unyuzwe natwo uriye nabi ariko muri wowe nyine wumvishe bikunyura urambaye imyenda ya makeya wambaye ukanyurwa nayo nibyo nyine bituma uzana yasura nzima wamubira niba ari utuvuta twa makeya wisize ukatwisiga wishimye nyine ukumva na stress ufite kuko stress zo ubwira umuntu ugasanga ubwiye akurusha ibibazo ugasanga we none harababaje ugasanga nta nubwo anarara hanze ugasanga arababaye nyine ukahita utuza ubwo wowe nyine muri wowe ukiha amahoro ibyo bikwigisha iki rero ukurikije uko ubayeho so isomo rinyigisha ngiye kuri njyewe
nisha gukora cyane kuko njye nta wundi muntu ujya unshyigikira pe Yego. kuva nitwa njye Jenny abantu banshyigikiye ni nk'abantu nka babiri kandi nabo bandyarya ugasanga nyine mani mu bantu nka 50 mu banyu nk'ubu ngubu ejo nagize ikibazo mfata telefone yanjye yego mfite abantu benshi dusangira umuntu akaba yakubwira ngo reka ngusohokane ugasanga aguteye amafaranga arenga 100,000 anarenga ugasanga umuntu aguteye amafaranga arenga 200 arenga yego aragusohokanye n'inshuti yawe ariko njye nafashe telefone yanjye ejo nari mfite ikibazo kinakomeye cyane yego ndapostinga ndandika ngo hagize umuntu unguriza 10,000 urabinguriza arabakoze ndanandika ngo umuntu yamara abakoze pe kuko nari mfite ikibazo gikomeye muri njyewe 10,000 nakubeshye naranayashakaga pe 10,000 ariko nyine message nagiye mbona noneho wa muntu nizeraga ko ari urama amafaranga wa wundi nyine nzisa n'isi yakwambwiye ngo dusohoke nambwa ati wapi ndi mu rugo nago wapi ndi gusohoka nubwo nambwa ati noneho hari abanyandikiraga mvuga ukuntu umuntu ari umugome ngahubwo nuyabona ngo nanjye undangire ngo uwo muntu urayaguha ngo nanjye ngamewe cyangwa ngo mugahinda cyangwa ngo ngwino yafate nakubwiye ngo ngwino yafate mu rugo se ngiye buraka namwe runze nyafate naza kandi nayatwara ariko ashaka kuyatwara bikaba ibindi bintu wapi biga nta kintu umuntu yagukorera mutavuganye wapi cyangwa noneho ngiye bura no kubura amafaranga se n'ikibazo umuntu ashobora no kubwira wenda ushobora no kumwaka amafaranga amubwira ngo uriza 5,000 wenda ukayama nkayaka n'undi 10 wenda rikaboneka ariko ngiye sinyanshidikanya ngo kuba umuntu anyimye amafaranga ngo ngenda byegereza umutima ngo ndababara kuko abantu twebwe ukuntu duteye niba kuki ngiye mbuza amafaranga sinayabuze kuki yumva ko nayakwaka nyine ukahita uyabona ako kanya ngiye mba numva ko impamvu zishoboka ariko nyine nabonye abantu nka 300 mfite muri phone yanjye yego man usibye umuntu umwe uri kumva umuntu umwe navushatse kuvuga izina man niyo wamaye amafaranga nyine kandi mfite ikibazo gikomeye anarenzaho uwo muntu anarenzaho man umuntu mfata nk'inshuti yanjye ako wa muntu wa hafi natekerezaga yarazaga gasoma nese nandika ngo ese ko muri gusoma SMS mugakomeza nyine ako gahinda kuki muri no gusoma noneho ngo ni watangiye kunsubiriza ngo nuyabona uwo muntu urayaguha nanjye umubwirameho uri kumva ko gahinda nk'urugero nko kuba wenda mfite ikibazo gikomeye anarenga 10,000 nk'abaterekana 10,000 abo bantu bose abo bantu musangira abo bantu mwirirwa nubwira ibibazo byawe hakabara n'umuntu n'umwe naguha 2,000 kavuga tunye mfite 1,000 rekaba ari cyo mbona kandi ku mugoroba akakubwira ngo ngwino dusohoke ku mugoroba none akati imana umva ndabizi waguze utwenda dushyashya vaye tugenda umva mwabantu mwe mujye mumba baraguhera no munsi nzaje umuntu wongera kumbwira ngo dusohokane nta muhungu muzongera gusohokana uzambwire azambwire tugende da ujye kwirira sho uzambwire twijyane nyine nta kundi ese nkubaze ubura nagubona anagabana bagufata uko utari umuntu wese uzi ko muziranye usibye usko ngira inshuti muri ubuzima bwanjye mfite nimwe uri kumva yego nyine ni umukobwa umwe pe ngenda mukunda n'umutima wanjye wose umaranye igihe kingana iki muri inshuti naga ari kinini pe kuko abakobwa turatenguhana pe turatenguhana none tugirana amashyari ariko mani kuva nyine uwo mushuti wanjye ngiye twahuza nyine mba numva namubura mu buzima bwanjye yego ariko nanone ari muri bariya ari muri bariya yego yego ari n'ahantu henshi tuba twajyanye niyo nsutse ibintu dusuka bimwe niyo tugiye kurya ibintu turya bimwe nyine n'inshuti yanjye buri kintu cyose muragisangira turagisangira ibyinshi turabisangira ibyinshi turabisangira pe kuko ni nawe ubuze ibintu byanjye byose iyo umuntu agusohokanye arabasohokana muri babiri nta nubwo namusiga yego nawe arabizi nshobora no kutajya ahantu hakomeye mvuze ngo ndazana n'undi umuntu akambwira ati wapi ubwo byihorere yego ikintu cyose nakora nta kintu nshobora gukora nyine atakizi cyangwa wagikora wahagiye murajyana wahagiye murajyana wa nyine rimwe na rimwe ntabwo njye murusha urukundo ntabwo tujyana ahantu hose kuko hari igihe namuhamagara nkamubwira se uri hehe bari ahantu nagiye agahita ambwira ngo ndi mu rugo ayishe uri mu rugo ngo ndi nk'inyamirambo nkambwira ati uri Nyamirambo kandi umbwiye kuri iwanyu uti nyine ndi Nyamirambo ndakubwira ubwo bikarangira ariko njye ahantu hose ngiye
niba ngiye kwisukisha ndambwira mani gutya na gutya, niba ngiye gusenga bazi ko ngiye gusenga, niba ngiye gusohoka ndambwira tuze kuza gutya na gutya, nkamubwira akowe akarige nawe afite indi nshuti ntago akujya wemera ko abakobwa ngo bajye bafuhirana. sha umva njye ntago ajya apfa kumfuhira, ariko nyine waramufuhira njyewe ntago namufuhira, kireka njyewe ubwo wenda ari ibintu akora bikambabaza, ni ibintu by'amakosa. Yego, hari umuniga wari wabatereta mwembi? Sha umva se ubu yadutereta ntago byakunda ako we byanashoboka. Byanashoboka kuba ngiye banereta wenda agaca inyuma akamutwara. Yego. Rumva ntago umuntu atari shyashya, ntago ari umwizerwa cyane. None niwe muntu nizera imbere n'inyuma. Ko ntekereza ko imyaka ufite ntago ari mikeya, bakagombye kuba ufite umutipe umufasha, ubwo n'umutware nk'umutipe ukuba hafi kugira ngo bwafi n'umukobwa. Uzi impamvu se? Ngewe uzi impamvu mba hafi. None se ubungubu hari amabanga uba ugomba kugira utajya kubwira nk'umuhungu. Aya umukunzi wawe se mutarabana, sibyo? Yego. Umukunzi wawe mutarabana nyine bisaba kuba wizera wowe ubwawe. Yego. Nta nubwo ngewe nakubwira ngo nta muhungu mfite mbwira ibintu byanjye, nawe arahari. Ubu nabizi no kurusha uriya. Yego. Arahari pe. Witwa nde? Witwa nde? Ntabwo wamumenye. Ntago tumuzi kuri social media. Ni muremure ni igikara. Muzamubona munsi nzamubereka. Murakundana? Murakundana? Inshuti yanjye magara. Inshuti yawe magara. Okay, ni fresh cyane. Nacyo tuba tugomba kubimenya. So, turi kwiganira rero. Turi kwiganira njye n'ubwa mbere tuganire, n'ubwa mbere dukanye ikiganiro urumva. Niyo mpamvu mfite ibibazo byinshi mwibazaho. Yego. Wambwiye ko abantu kuri social media bagiye bagutenguha iki, abanyamakuru bamwe na bamwe bakubana indyarya, kugira ngo ujye kwita umuntu indyarya hari icyo waramufashe we nagira icyo agufasha. Ni abantu wabasabye iki kugira ngo ugeraho bita indyarya? Okay, nkuko nabikubwiye ngo ngejo nafashe phone yanjye ndandika mbura umuntu nguza amafaranga kandi mbizi ko abayafite banakomeye tuziranye. Yego. Sibyo? Ni urugero ngiye ubwanjye. Umutima wanjye ubuze ukuri kuruta wowe ukuri kundeba gutya nyine turi kurebana. Umuntu utakubwiza ukuri ahari hose nyine iyo muri kumwe n'ino muri kuvugana nyine uramubona. Nk'ubu ushobora kumbaza ikintu nkakubwira ngo oya kandi ari yego, ariko wowe ukabibona ko nkubeshye. Yego. Njye mbona njya ngukurikirana kuri Instagram yawe, waba uri umufotographer. Impamvu nakwaje ngo ubona abantu batagufata uko utari, cyane cyane ko n'abakobwa abenshi sibyo hari umuntu akubona akavuga ati uyu mukobwa no twakiciringira bya bindi nyine urabizi nawe urumva. Ariko ngiye ndebye kuri Instagram yawe mbona wishyiraho ibintu byo gufotora, uhuza kariyeri yawe guteye yo gufotora ndetse n'uburyo abantu bagufata hano hanze bisanzwe. Nkurikije n'ikiganiro cya mbere cyawe nakibonye kwa Kasuku bwa mbere nkubona ubihuza uti ibyo bintu. So rero abantu nago babuze kugufata n'ubundi uko bagufata, ukuntu umuntu amfata guys nago nzakubuza uko umfata nyine uzamfata kuko umuntu arazana kuri kamera akubwira ngo Jenny nago nkunda inyama, nakubwira ngo nago nkunda inyama, ukazana uburyo ki ngiye nkunda inyama wanambonye ndi kuzirya utazi ibirungo biri muri ibyo bintu byose ukabatiza n'inyama. Yego. Rero ngiye kuba mfotora ni ibintu byanjye bindimo kandi kuba bindimo nta muntu wabimbuza, nta n'umuntu wabinkuramo. Hari n'ukuntu umuntu bamubona gutya ngafotora kabatse karakazi niko kamutunze uti wenda kareba karabati ese private shoot ugikora? Njyewe cyane kurya fotora nk'umuhungu wambaye ubusa ibyo byonyine se ko numva ibyo rega biba byoroshye. None se amafaranga sakazi kanjye warafotora umuhungu nyine urabona njya mbona shoot uya wige no kure wambaye ubusa narabafotoye benshi. Yego cyane ari umuhungu akaza imbere akamufotora cyane ifoto ikajya hanze we ayishyirira hanze. Njye ntabwo kuri platform zanjye nayishyiraho nkako we azishyira hanze. Muri mwenyine cyangwa hari abandi bandi se baje gukora ikirinde mfatanya nawe akazi? Nta kibazo na kimwe ufite kijyanye n'iki se kandi mu kazi? Njye ndi mu kazi. Ifoto yose urayifoto. Yego man. Si uko bwakuramo imyenda ujya hariya se? Nka settinga ngiye nkagufotora. Nka kweditinga amafoto ya nkayaguha. Hako twamamaje n'ubundi vuga nimero yawe ku muntu ushaka ko umuntu ushaka kwifotoza. Yego.
amafoto yariyo yose nkuko muri kubyumva ni 078 Yego. 98 13 75 mu bukwe muri anniversary bridal shower ibintu byose bijyanye na photography cyane ko hari ibintu bijya bya bridal shower harya niyo itemerewe kujyamo abahungu yego urumva n'abakobwa b'abafotografe ubwo babonetse biroroshye cyane kabisa pe biroroshye ejo bundi mushuti wawe afite ubukwe Eminyawe afite ubukwe ariko ngarafunzwe kandi niwe ari kuzafotora mu bukwe bwe ntago ari amakazi ariko azakama ndakeka ari njye uzamufotora wabyakira ite kumva ko Eminyawe afunzwe nabyumvishe nka mu gitondo ariko nyine ukuntu nabyumvishe buri wese nyine buriya bavuga ibyo ntawamenya ariko nanjye ni ukugira gutya wenda nkashaka nka perezida amakuru yanafungiye nkanamusura amakuru ahari reka nyakubwira ngo yatwaye yasinze ese ko ibyo biba biteme kuki babikora koko ibintu byo gutwara wasinze abo ngubu ari Rwezamenyo si hasuti Nyamirambo hari sitasiyo ya Rwezamenyo niho afungiye mbashe kumwihanganisha nyine mu bibazo bitamworoheye yihangane azavamo vuba ariko ayo n'andi makosa nyine ayo ni amakosa akomeye gutwara wasinze ni ibintu bibi cyane yari iki kuri wowe ni iki kuri Eminyawe Eminyawe ni umushuti wanjye yego asanzwe anywa inzoga Emi ntabwo turazisangira ariko ubwo niba bamufashe yasinze ubwo nyine arazinywa nuko biba bimeze yego mu bantu bagufashe kuri social media ushimira ndi hari abantu ngiye manze niyame n'abantu umuntu nkajya kumva araje afashe kamera mu gihe waranzanye ngo wamvanye Rwamagana uranzana hari umuntu ujya nka gutya ngo ngiye ngo Jenny ngo ndamuvanye Rwamagana wowe wamvanye Rwamagana uzinjye kuza i Kigali nyine hari ukuntu umuntu aza nko kuri kamera ukajya kumva ngo Jenny ngo uno mwana ngo ninjye wamwivaniye Rwamagana ngo ninjye watumye amenyekana wowe wapi pe hari abantu ngenzi batumye umenyekana njyewe mbabarira umbwiremo abantu babiri Kasuku yatumye umenyekana mwakwandikira Kasuku yatumye umenyekana uramwemera oya manzi bavuge nte mbavuga Mitsutsu niwe muntu atumye umenyekana cyane reka banze nkubwira uri kumva abo bantu bose uvuze ni ab'agaciro kuri njye yego sibyo kuko nabo mubona ari kuvugana ari kubavugamo yego umuntu bita Kasuku bura kujya amenyane na wami bura twanamenyanye kubera nuza kuko twarakoranaga cyane akajyaza nawe tukavugana ibiki n'ibiki nawe nyine bituma nyine duhuza nuko Kasuku nagutanzemo passe ntabwo yananzemo passe ni nkuko twaba turi kumwe gutya ugasanga ngiye nawe tumenyane turamenyanye kuko nyine wenda uri gukorana wenda n'uyu muntu yego nta nubwo azi n'ukuntu twahuye ariko nyine ahantu ibintu byatumye duhura cyane ni ukubera kwa Kasuku yego ariko nyine Kasuku mani buriya sinzi abantu bangana Kasuku simbizi mani ni umugabo nyine ukomeye ni umugabo ukugira n'inama buriya Kasuku yakugiriye n'inama Kasuku tinya ko Kasuku wa mipango yego icyogere mu nkuba umwami w'abagore yego akubwira ngo nushaka kugabanya ayo magambo kuko mu minsi ibiri ushobora ayo magambo yawe aragukoraho muri iyo minsi ibiri koko utayagabanya bikagukoraho je n'umuntu ukubwira ngo rekana na kiriya gikunde wanga kukira nyine umva n'umuntu ureba kure kuko ni umuntu mukuru ni n'umuntu wadutanze muri ibintu bagomba kuducisha akanyafu kavuga ati yigeze niwe akubwiye se ngo rekane na Mitsutsu je ndakeka nago Mitsutsu twarekanye twari tugiye kuba kuri Mitsutsu ndeka manze nshimire je uri kumva ari hose kabisa indaba n'izawe warakoze ubu ngubu aho ngeze aha ntabwo ari we uhangejeje ariko ufite nawe uruhare mu bantu bangejeje aha ngaha yego warakoze kabisa so rero ikindi kintu navuga kuri Mitsutsu we Mitsutsu nawe ni umuntu ukomeye mu bantu benshi bagiye bamenye kuri Mitsutsu ko nkundana na Mitsutsu mani nyine ubu ngubu nta nubwo mba mfite kumuvugaho ubu ngubu kubera iki mani Mitsutsu ubu ngubu ari mu bintu sinzi ukuntu nabyita mani nyine ari mu bibazo bitamworoheye umuntu utarajya gusura Mitsutsu nyine uwo muntu niwe wenda waza agafata nk'ijambo akavuga ngo Mitsutsu gutya na gutya gutya na gutya ariko Mitsutsu yambaye hafi mu bintu byinshi yaramfashe mu bintu byinshi ariko nawe ubu ngubu ahari nyine no gufashwa kabisa nyine umuntu ufite imbaraga umuntu ufite umutima umuntu ufite ubushobozi umuntu ufite imbaraga yego
njye n'ubu ngubu njye nagiyeyo kumureba ndahamuka sinzi ko yanakemera ko nongera gusubirayo. wagiye gusura Mitsutsu? Ya njye nagiyeyo mvayo narwaye nahamutse njya no kwa muganga ndanarwara bikomeye cyane. Ndarwara cyane bitewe n'ibintu nabonye. Afite murumuna wiwe. Yego. Nyine umuntu udafite umubiri, umuntu utagira ubumuntu iwe yavuga. Ariko nyine arababaye, ni umuntu ubabaye, ni umuntu ibaza ariko aho ubura nyine aho ubura ibintu byo kuvuga ngo wenda ngo ndishyura umuntu gutya na gutya. Ukagera naho gutangira kugurisha platform zawe. Kandi arizo zari zigutunze, arizo zakubeshagaho. Yego. Nyine abantu bamukunze, abantu yahaye ibyishimo. Yego. Nyine muzamusapotinga mugende mu murebe. Ari CHK. Abantu bafite umutima. Ari CHK ari Noza. Ari Ikanombe, ari Ikanombe. Abantu bafite umutima nukuri mugende mu murebe kuko ngiye ngo gusura byagorana. Ariko man, petit frère wiwe ameze nabi. Ameze nabi. Akibaza kugira ngo iyi sura yawe uburi umuntu w'umusore mwiza muzima, iyi sura yawe iveho yose iveho. Nyine udafite umutima noneho n'ijisho ryagerira mu ngo naryo ubu najisho rimwe najisho afite. Utari umuntu ukomeye, utari umuntu ufite umutima ukomeye. Nago baba kiri no kumwe. Ese ikibazo cya Mitsutsu ubundi cyatewe n'iki byagenze bite? Nago ikibazo ni Mitsutsu, ikibazo ni petit frère wiwe. Murumuna wiwe. Arwaye iki? Nta ndwara bari bamubonamo. Kandi nyine ni umuntu uri gushira, ari kugenda mungo, ari kugenda babara. Yarababaye uriya mwana, yarababaye ariko yaba ba muganga barasuzumye nta ndwara babona. Nta mutwe arwaye, nta grippe arwaye, ntaki. Amashize nk'igihe kingana iki wo? Shana cyeka agiye gushira nk'amezi nka 3. Ameze kuri ibaze we agenda mungo gake gake. Niba yafashwe ijisho ubwo nyine ryagiye kuko ubungubu nyine na mazura afite n'umunwa waragiye n'ijisho urumva ryagiye. Nyine man usibye amasengesho n'Imana yonyine yamanuka ikaba ari ubundi abana b'abantu nyine usibye support yanyu namwe muramoha nk'abantu bamukundaga n'ukuri mugene mu supporting pe n'ukuri arababaye ntago mwapfa kubyumva ariko nk'umuntu umwe agiyeyo cy'ababiri cy'abatatu baza batanga ubuhamya ariko nyine Mitsutsu ari mu bintu bitamworoye. Kuvugisha Mitsutsu ryari wowe? Ndakeka ari umusibejo. Aravuganye yakubwiye ko reka twe kubivugaho cyane. Nanjye nabonye video ya Mitsutsu ejo bundi ari gutabariza umuvandimwe wiwe ni ibintu bitangaje ariko nako ni ibintu bibabaje cyane. Reka ndebe hari ndaza gushyiraho nimero za Mitsutsu ariko cyane ukuri pe abantu baze kuba bamufasha kuko umuvandimwe amerewe nabi cyane. Nabonye ni video isura neza biteye ubwoba. Biteye ubwoba byata umuntu utarajyaho nago yapfa kubibona ariko no kuri video ndaza kugashyiramo. Ibisasi no kwihangana. Ubu rero ubayeho gute rero wowe muri kino gihe? Ubayeho gute mu buzima bw'urukundo? Nyine iyo umuntu ameze uko nguko cyangwa ari nyine umuntu umeze uko nguko nago nyine ubukimukunda kuko nago indwara cyangwa ibindi bintu byabatandukanya. Cyakuba wenda ni nko kuvuga ngo wenda umugabo yakennye muratandukana. Wapi kuri njye nawe tumeranye neza nyine nta kibazo dufitanye. Ntabwo duheruka kubona muri kumwe nuko ari muri ibyo bibazo. Yarasi no kuvuga no muri ibyo bibazo atari yanabijyamo ntago nyine kenshi ntago twakoranaga cyane. Ntago turi kumwe cyane. Nyina kunaye kubabona muri kumwe kuri za Great n'ahandi. Muri kumwe naje twagiye kujya gaceri nyine nk'abandi bose. Oya atari yanamurwaza atari yanarwa ntago ngeza mikoro hejuru. Ntago tukiri kumwe cyane. Mugikururana cyane. Mukiba muri kumwe cyane. Tukiri kumwe cyane. Ese urani nk'icyo kintu kijya kikubabaza mu buzima? Kimbabaza. Nuko ikintu kimbabaza. Nuko nakuze narahawe uburere n'ababyeyi banjye bose. Yego. Ku utarahawe uburere n'ababyeyi bawe bose gutubwo? Ntago bose nari ndi kumwe nabo. Wakuranye na mama wawe cyangwa na papa wawe gusa? Na papa wanjye yaragiye, mama wanjye bariho uramukurana. Shani ibibazo.
nyuma nabuze n'ukuntu mbivuga okay nakuranye mama wanjye niwe wandeze papa ntabwo twe turi kumwe nawe yaza kuba hari byari kuba byiza rero mu buzima bwanjye nicyo kintu cyambabaje nacyo kintu nekerezaho nyine nkababara cyane ni nacyo kintu nyine mba mbona byaratumye nagira n'amahirwe menshi nyine ubu ngubu wondi ntabwo aba ari we nyiri ndetse wari kuburindi ubu ngubu nyine iyo ufite uburere nk'ababyeyi bawe bose barabuguhaye papa yagiye kure cyangwa ni kwa kundi batandukana umugore n'umugabo bisanzwe nta nubwo ngiye papa wanjye ibura nta kintu cye nzi ndamuzi ariko nta kintu cye nzi njye umuvugisha se byibuza ko gutya wateye imbere ukagira icyo umufasha ndanamukunda njya no kumusura njya no kumusura nka bwa seviye bimeze gati ni sawa mwana wa nkuko nyine ntago kuba umubyeyi ababyeyi kuba batandukana we ntago ubuze impamvu arya mama waba ari mu makosa cya papa wawe ariko twe nk'abana tubigenderamo nibyo bintu byakubabaje mu buzima ukura wumva utishimye nk'abana njye n'ubu ngubu ku myaka yanjye nicyo kintu nicara nyine nkarira tu ujya wicara ukarira utekereje ko utahawe uburere na papa wawe nicyo kintu cyonyine kinambabaza ahubwo byadanje ariko kuba ngiye narakuze nyine n'ababyeyi banjye mfite nyine bose nyine tutari kumwe nyine birambabaza cyane ariko ku buryo mba numva n'ubu ngubu nyine nababwira bagasubirana nkongera ngatangira nyiri umupeti nese mama wawe ntabwo yari afite ubushobozi bwo kudutunga yaradutunze nese ubu rero wari ukeneye n'ubuhe kandi uri kumwe n'umubyeyi w'umugore biba bihagije ntabwo wowe wapfa kubyumva niba warezwe na mama na papa wawe uzi ukuntu bimera niba warezwe na mama wawe niba cyangwa wowe ubwawe waravutse wenda ugasangana n'ababyeyi ufite nyine nk'umuntu udafite ababyeyi yahita abyumva ariko ngewe ikintu kimbabaza ni uko nakuze ngewe n'abana n'ababyeyi banjye bose icyo kintu kikubabaza mama wanjye yaratureze kandi twarakuze nyine tubana beza dushima imana nawe kuba n'ubu ngubu akiriho mbishimira n'imana ariko nanone iyo haza kwiyongeraho na papa wanjye akaba ababyeyi babiri ariko nuko ubundi aba papa nyine kuki bumva batera inda bakagenda sinzi impamvu mwumva nyine mwatera inda nyine mwatera inda mukigendera niko ubibona siko biri njye siko navutse mbibona niko wavutse ubibona ariko nanone ntabwo hari igihe se n'umugore nabigiramo inoza oya yigo pe ibyo bintu nibyo ariko nyine ababyeyi ntibakatubwira ugasanga nk'ubu ngubu umukobwa hari umukobwa twigeze gukorana ikiganiro atazi umugabo wamuteye inda uyu ngo nawe ntabwo aba ashobotse ariko gute utamenya umuntu waguteye ntabwo bize yarambwiye ngo abagabo bose baryamanaga babikoraga ngo amatara ajimije wakuntu ngo bazaga kumureba ari nijoro ngo kandi bakaza ngo amatara ajimije ntabamenye urumva rero ibyo bintu bibaho winsetsa pe wapi nakubaho gute uwo ngo yaba ari indaya harya ni indaya bavuga indangamirwa wamucuruzaga ni indangamirwa ubwo rero nuko bimeze so ubwo rero numvishe nicyo kintu kikwabaza ariko uko byagenda kose ntabwo uvuga ngo aho uri ntabwo ariho wakagombye kuba uri kuko wenda wakagombye kuba warize uri gukora ahantu muri biro muri ofisi sibyo ariko amafaranga wakagombye kuwukora n'ubu ngubu nabwo urayakorera wapi rega mani hari n'ukuntu mani ukura bavuga ngo dore ngo ucacyana ngo ucyo kwa runaka none uganasanga none akarusha mani papa we nyine agiye nko kuri wa mugore wa mugore mubi utarusha n'ubwiza uzi ukuntu buriya mama wanjye ari mwiza mama wanjye ni icyuki yari mwiza cyane mama wanjye ni icyuki noneho uburyo ateye neza mama wanjye noneho ateye neza ni icyuki cya danje rero nk'ubwo iyo ndi kumuhora nk'iyo mwe na papa nkabona ngo ari kumwe n'undi mugore usibye ko n'uwo mugore wundi twe tuba tumeranye neza nyine twe ntabwo turabyirengagiza ariko nk'iyo bigarutseho ukabona papa waretse icyuki rero mama wanjye nawe ni no stress nta n'ikintu biba binamubwiye aba yiturije apfa kuba yifitiye abana be yaramuretse ajya kureba undi mukobwa undi mumere utari icyuki asize icyuki mubi wa danje ni mubi aza ukuntu ahita umugore wa papa wawe ngo ni mubi ese si mubi ni mubi mane se hari ikintu usigeze atumarira oya ni mubi wenda ugereranyije wenda na mama wawe mama wanjye ego mana
ko mama wanjye nanjye ndusha ubwiza ndabigirane mama ni mwiza ako njye nicyo kintu kuri no si kimbabaza burangiye nshobora no gushwana n'abantu nkanabihorera nkabareka ariko natekereza ko njyewe navutse narabanye n'ababyeyi banjye bose numva ndababaye. Basi ikigushimisha ni iki? Ikintu kinshimisha ubu ngubu izi saha ikintu kinshimisha ni uko njye mama wanjye aterwa ishema nanjye nyine nawe agiye mu muhanda akavuga mfite umwana gutya na gutya umusitari. Mama wanjye nta nubwo njye niyo nabibwe ndambwira mama nujye nshaka ujye wicishe njye nta hantu ndagera pe nta hantu ndagera ariko jya nsengera basi. Urabizi ko abantu batangiye kuva mu ntara bakuzanira impano? Impano harya mutipe aturuka mu kahe karere? Aturuka ntiyarya hirya za Musanze ntiyera. Za Musanze ku Gisenyi? Ni Gisenyi. Yaturutse Gisenyi aravuga njyewe ndagufana kamuzanira impano ni umuntu wa danje byanandenze navuze nanjye gusoza ikiganiro ariko sinagisoza nakubaje mu minsi yashize nagusabye nshaka ko dukora ikiganiro urambwira ati ndi busy cyane muri iyi minsi ndi kwirukanka inyuma y'igisamagwe ndi kuzenguruka mu ntara zitandukanye. Ese buriya The Ben yabishyuraga ngahe kugira ngo mumwiruke inyuma? Ngiye rwose ngiyewe ntago njya imboga nta nubwo nyanca ku ruhande uri kumva nihangana abafana b'abandi ngiye kuvugisha ukuri yego kana nicare neza mbivuge meze neza ngiye The Ben uri kumva yego nako Daddy buriya niyo mvuze iryo zina ni Daddy wanjye. The Ben ni Daddy wawe? Okay. The Ben Daddy wanjye yego Daddy wanjye ngo The Ben ni nka Kiramani kuri wowe? The Ben ni nka Kiramani kuri wowe? Kiramani shangiye yarenze Kiramani. Komona Kiramani bamwita Daddy. Okay, The Ben ni Daddy wawe kugira ngo unamwite Daddy ibikorwa byinshi aba yarakoze. Okay, twagiye Daddy wawe kuca mu ijambo. Daddy wanjye ngiye rwose nakubeshye nta n'ijana yigeze anyishyura. Niba yaranishyuye n'abandi ntago mbizi ariko nta muntu yigeze yishyura pe. Niba ari n'umuntu ubivuga aramuharabika aramugira ute? Aramurahabika? Rega ikinyarwanda kiragoye. Sinzi wabivuga. Aramuharabika. Nibyo. Aramuharabika. Abari kumubeshyira nyine. Aramuharabika. Rero Daddy nta muntu yigeze yishyura pe. Nukuri niba nabivuga ntago yakwishyuye pe. Kuko Daddy abantu baramukunda kandi bakunda n'ibikorwa ase ko ndi kugira. Bakunda n'ibikorwa. Uretse ko ndi ibintu bisobanuye. Uri kuvugishwa? Nenda ko n'amafaranga. Urenda kurya inyama? Inyama zahenze. Okay, Daddy bakunda ibikorwa bye. Daddy afite abafana. Daddy afite abakunzi. Yego. Daddy afite famille. Rero Daddy nta muntu ugeze yishyura. Famille yanyu sayifasha iki? Nka famille yanjye. Nka famille njyewe ubwo njye ubwanjye. Nyine nka Daddy wawe. Njyewe Daddy wanjye. Iyo famille uvuga afite abafasha. Daddy se nta kintu namuburanye pe. Nyine abafasha iki? None se ubyumva avuga ngo nta kintu yakuburanye. Yakwishyura ishuri, ntabwo yanyishyuriye. Inshingano ze nka Daddy nyine abafasha iki? Izi nyama zaje kuko niba n'inyama zihari bazizane banze. Oya inshingano njyewe yamfashije muri njyewe. Ubwanjye nta kintu naba rwose umva mubeshye nta kintu namuburanye. Ese ikintu wamuburanye kumva indirimbo aheruka gusohora indirimbo muri 2000 na kangashize umwaka wose. Uko byagenda kose buriya umuntu mukunda utitaye ngo njye bara nibibi byo sindanabibona kuva njye. Nta kintu wamuburanye? Nta kintu reka. Wamubonanye iki rero? Aho ibintu byose yaba kurya njya neza, yaba kwambara nambara neza, uri kumva? Yaba kuba ndi mu bantu wenda bavuga ngo bagira ikinyabupfura nanjye ndimo, yaba mu bantu basenga ndimo. Rero ibyo bintu byose suko njyewe afata amafaranga kabima, ahubwo ngiye ubwanjye ni imico ye nkurikirana nkamwigiraho. Ukamwigira no kurya neza. Nka Daddy wanjye amafaranga ukayakura hese? Nkayakura mu gukora. Nese arakora. Daddy arakora kandi no mu bintu atwigisha no gukora cyane birimo no gusenga cyane birimo. Kandi bamwita umunebwe. Oya umuntu umwita umunebwe se ko mubizi ko ari igisamagwe. Njye bara mu mujinya ubunanyisha uwo muntu ninde?
umuntu ni njya numva benshi niko babivuga benshi banditse munzanire hano nkwereke nk'iyo muhuye mukunda guhurira hehe guhura rega ntago aba ari ngombwa nese uba mfite nk'ikibazo nkamuhamagara mbwa dadi ngenda burayi akaba amafaranga yo kurya ubwo ngubwo biba biru akaba kwishyuye ntago aruvanga aranyishyuye njye nshobora kugira ikibazo nkabona nawe undi muntu nakibwira nkahamagara rega ni dadi wanjye ni dadi wawe sinzi impamvu rero ni dadi w'abantu benshi no ni dadi wanjye kuki ushaka ko abandi ni dadi wawe ku giti cyawe ku giti cyanjye kuko ngo hari umwihariko wawe nawe njyewe ni dadi ni papa wanjye sinabese ko nta papa wanjye se nigeze mbona ubwo rero ndi kumubona niyo mpamvu ndi kwishima none se papa wawe kuri ko nabo mu bitaramo wemera ko nawe yatsinze muri ziriya ntara zose uko ari nubwo ari na ngombwa kubivuga mana ngubu ni ndetse wabihakana noneho dadi noneho we yanashyiragamo imiyaga none ibaze ko yashyizemo imiyaga yaranaguye dadi bamwita rugwiro umuntu nakazane rugwiro umuntu nakazane niba nipangiye ikintu nkagikora kuri stage wapanga kugwa umuntu ubwo se agumana mikoro kandi yaraguye umuntu ubwo agumana mikoro nese bagwa kuriya ahubwo se umuntu agwa kuriya ahubwo abona yaranavunitse we yakubise agapa akina na kamera sinzi niba warabibona oya yaraguye nyakugwa ntabwo yaguye ngira umuntu ugwa akagumana mikoro wigeze ubona se ipantaro icika nka wandi mwabonye ipantaro yacitse imbere byari kera mwaramubonye se byabaye kera byaba ari kera cyatari kera ariko ntabwo mwabonye ipantaro icika bamugani bose ni ibibazo rugwiro yaraguye oya pana dadi ntabwo yigeze agwa ako yitwa rugwiro oya uzi impamvu se rega mujye mwubaha n'amazina y'abantu yego kugwa na rugwiro uri kumva hari ubihuriye nyine yaraguye bahita bamwita rugwiro noneho hari na video ya manager nawe ari kugwa ubwo ngo ni mugwaneza na rugwiro sirema ko kantu ngo ni mugwaneza umwe ni mugwaneza undi akitwa rugwiro okay ninde mugwaneza ni muyoboke okay muyoboke rugwiro no mu bintu muzajya mujya no kuvuga mw'abanyarwanda kazimwe mujye mureba mu control iminwa yanyu nimuranza gukontrola iminwa yanyu mutekereze kabiri kuba muyoboke bamwita ngo rugwiro mugwaneza muzi ibikorwa yakoze muzi abantu yishyuriye amashuri muzi abantu yubakiye amazu muzi abana yazamuye akabazamura akabashyira hejuru ku buryo zina rero barimwita nta gisebo kirimo yanaguriye n'inzoga abahanzi bande se jone nabyumvisha ari kubivuga ngo vuga umuhanzi yaguriye jone bavuga ngo yaguriye inzoga ngo abapayasi ubwo so umuhanzi yereka nkubwire rega urani na manager kuba yaza akaba yakugurira agafanta ni ibintu bisanzwe ubwo se bamwisende ngo rugwiro ngo bamwise mugwaneza none se ubwo ahubwo aho ngaho ni he hatagwa neza niba yakishyura niba yaza akanyishyurira ishuri niba yanzamura abantu b'abanyarwanda batanze akanzamura ukabavuga ibintu byiza batagukoreye bande se uri kuvuga ngo umuntu ngo kurya ndabimukesha kandi ntago na rimwe aranagushyiraho byibuza n'ibihumbi 5 birenze na 5 no kuba muzi byonyine birahagije munaziranye byonyine biranahagije rega tujye duha agaciro abantu bakagombwa urafata nuza muyobeke ngo uzuvuge ngo ni rugwiro yego ni rugwiro kuko ibyo akora bimuhesha iryo zina ngo yaraguye ako se kamanze mbabazi wenda usibye kwenda abantu mu mitwe yabo wagira ngo abarimo n'amazi n'ibiki ntabwo muzi ko nayo yayizaje byarabaye ibyo ntabwo byabaye nawe nongeye nari mari wari uhari agwa he mari de ben agwa imbere de ben agwa waramubonye ako uri kujya nge tunarwana nge de ben waramubonye nge naramubonye dadi yari kugwa naramubonye dadi ari kugwa ko tutagiye gutoragura inde utagiye kumutoragura okay niba umuntu agwa kuriya namwe muzagwa nakugwa we wari uri he waruhagaze nahagaze mu bafana ahasanzwe kabisa wawe genda komeza wifane muri kibiri no nari magaze ariko ngiye ikintu magazeho uri kumva dadi namuteje idoni yagwa nanzwe kugwa ubwe yigwishije kubera gutinya melody yatinye melody gute nani mpamvu atumyago ubwo ko watinya umuntu udakora siporo watinya umuntu udakora siporo grafre ejo ndi Gisenyi ha utuntu tw'utubyina kamikoro karago imikoro ntabyo abonye reka nkubwire barase gato ira niye yayi mwana aya ntabyo yayi niye iriya ntago ari byanyabyo ira niye naho nari imari ku Gisenyi imikoro igwa gutyo na iriya niye nge nari mibere ira niye yayi waruhibereye ako serika manze mbabazi gareka tuvuge karibyo yego sibyo ibyo ni ibintu waza ku muhanzi ukomeye
ko Melody ataguye kuri stage buretse ibyo ni ibintu waza kuvuga we nk'umunyamakuru Okay, buretse Yego. ukaza ukavuga ngo umuhanzi ukomeye nk'uri umuhanzi uzwi umuhanzi ukora ibintu bidasanzwe ukaza nkumva uri kwishimira guseka ngo yaraguye ngo yataye mikoro imagine ngambwira akadefo ka Melody kuri stage kabaye njye ntabwo nakavuga kuko nawe ibyo yakoze nibyo yarashoboye yakoze ibyo yarashoboye akavuga ko abaga wasohotse byibuze uraho dutsinze yarashoboye ariko reka ngo bwisukure njye n'abantu bose baza bagafite mikoro bakavuga ngo The Ben mujye mutekereza kabiri uriya ni umuntu twese duhanze amaso zira n'imbaraga zacu warangiza ukazuba ngo yaguye wabyenjoyinze umuntu noneho umuntu nk'umunyamakuru unakomeye ngo uri kwenjoyinga ko yaguye imagine uri kwenjoyinga ko yaguye nkurikije ibyabaye we basi wemera ko ari nda watsinze undi umuntu watsinze undi tubyoroshye oya nimugafate n'abantu ngo mubagereranye nese ninde watsinze undi nyine ngende ko watsinze nawe utamuzi watsinze ninde watsinze ninde we ntago ari watsinze bwo uvuga ngo warushije indi muri ziriya ntare The Ben gisama nuko ari wafanaga ntago ari nafanaga okay nzabaza rato watsinze undi ninde aha watsinze undi ninde yavugiye Melody tubyumva buretse mubaze watsinze undi ninde sobyumva yakoze iki se aha niki yakoze byumva ko Melody amwivugiye yakoze iki no yakoze iki nta kintu yakoze ako nyine mureke indabo za dadi indabo zawe akira indabo zawe ukoze noneho ikuntu yashyizemo n'imiyaga bari kuvuga ngo bari kumushinja nyine ngo wowe wagerageze ngo ajye reka koroshya reka twisoreze rero ikiganiro cyacu ubwo ngubwo nagira ngo numve uko uhagaze kandi nanze kuhaguma cyane kuko ndabizi ko hari n'abandi biriya bintu bimeze nka Aperi na Riyo buri wese afite uwafana n'undi wakunda afite uwafana ariko Aperi nyine Aperi ni igikoko kabisa Aperi ntabwo ibaho kubanza ukunda kuburana kabisa Aperi ni mubi cyane ntabwo ari ukunda kuburana ahubwo twe tujye duha agaciro abafana ba The Ben ngo bafana Aperi ba The Ben bafana Aperi ntabwo mbizi ako nyine ngiye ikintu navuga agaciro k'ikintu cyangwa agaciro k'umuntu bitewe n'ibyo akora n'ibyo tubonesha amaso yacu tujye tumuha respect tumwubahe yego twisoreze ikiganiro cyacu nyandi kumva nagushimira dore ndabizi ubu ufite utundi tuntu tugahunda twinshi uri kwirukankamo numvishe wiriwe muri shooting zira projet zawe razishyira he uri shooting njye hano n'ubu nafunguye YouTube channel yego nagiragira abasabu benshi ariko nyabuneka mw'abanyarwanda ngenda bisabiye basi iriya YouTube channel nizatunga famille yanjye sibyo iriya YouTube channel izatunga abana banjye Jesus sinzi impamvu ibyo bintu utari kubyumva reka nkore subscribe kandi ndi kubyumva nyishaka kuri mugende kuri Jenny Vlog kuri YouTube kuri YouTube ni Jenny Vlog kuri Instagram ni Jenny Photography kuri TikTok ni Jenny Photography nyabuneka mu nshyigikire nanjye ndebe ko hari ahandi hantu nzagera ni ukuri Jenny Vlog kuri YouTube oya bayandika gute bivuga rega n'abandi bazabyandika Jenny Vlog Jenny Vlog oya iyo wanditse wize cyane utarize ntago byamunanira pe bivuge mu kinyarwanda basi Jenny oya ni ja na e na a dabona na ya na va Jenny Vlog na o naga nara na e kubona koko kabyara uzana mbigushyiriremo ubwo ngubwo nyine nakundi reka tubirebe humura ni Jenny Vlog n'ukuri mugende mu kigikire yabyishyiremo amagani Jenny Vlog konzi ko wabayeho umwarimu umva nabyanditse byanze bajye gukora subscribe kuri Jenny Vlog ngo ni channel ngo izamutungira umuryango nukuri sobonye ibintu bya channel byatunga abantu we abonye ibintu bya channel byatunga abantu oya nyine nagaruka kuvuga ngo byabatunga ahubwo byabatunga cyane wabigezeho tuvuye dukoze subscribe ariko na kera iyo umuntu afunguraga agacano wagendaga nko mu mujyi ukiri gusaba abantu sub ako biriya bintu wayibonye se nayibonye kabisa simbona se waramaye subscribe mba narasubscribe inza ngiye mwana erega nawe uradushyigikira nuko tutabimenya mba ndi update kabisa nukuri kandi Jenny Vlog hano afite abasabu
1,800 mbabarira nzagaruke kuri ino channel rwose bageze muri 3. aha nuko sawa reka mushimire wakoze cyane bw'iyi channel bagende bakore subscribe barebe channel bita Jenny Vlog ejo numva nararebye akavideo kanyu njya narabirebye ndabyibuka ko nabirebye kabisa so reka mushimire wakoze cyane nuko nawe wakoze cyane